bitandukanye no gucukura tuwarete, bitandukanye no guhoma inzu y'umuntu ukazarinda uyihoma ukayirangiza utazi yaba akubwira ngo nzaguhemba ari uko urangije, akagutumaho abantu ngo nubihoma nabi sinzakwishyura. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni nanjye kubona ko habaho ubundi buryo. Muri uyu mwaka ndatekereza ko iki ni cyo kiganiro cyangwa se niwo mwanya mbonye ngiye kuganira n'abantu kandi bindeba cyane cyane ku ruhare rwanjye jyenyine. Ibiguhiga ntibizabura, n'abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenya ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Ibiguhiga ntibizabura, n'abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Byasabaga ko nimba ngiye kumva iyo kasete nasohoye njya gutira radio, aho ari radio nkayishyiramo nkayumva. Ntago byari ibihe binyorohe. Imitima y'abantu irahagaze, ntibakiryama ngo bashaka kubona wangara. Iyo ntibazabibona, ntibazabibona. Amerwe nasubire mwisaho, amerwe nasubire mwisaho. Kuko navuye kuva mu kwa 9 ku itariki 15 2006 ndinda ngeza mu matariki abanza y'umwaka wa 2007 ntarabonaho natanga indirimbo ngo bayicurange. Indirimbo nzijyana mu isoko nazana bamwe bacuruza udukasete bakazanga. Uri umuntu nk'abandi nta tandukaniro, Imana ikwibutse none ejo abantu bakuyoberwa, wakambara ukaberwa keretse utabibonye. Abantu bagukunda ni wawe hakagendwa, kuko iyo yaguhaye uhambira bareba. Hariho igihe kimwe bizasobanuka, abakubonye kera wambaye y'urugamba bakakuyoberwa, bazajya impaka cyane bati uriya ni wa wundi, abandi batisiwe, abandi batasa nawe. Nawe uzaza ubabwire uti nijye, ijuru ryaranyibutse ko wagiye ku musaraba ukawugwaho ugira ngo mbeho, nkwiturike ko ntacyo mfite, mukunzi mwiza nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye. Imana ni gutoranya ntawe uzagutunga intoki, abareba igihagararo bazatangara bumirwe, bati Dawidi wari umushumbu ni ufite ijambo, ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye. Uri mwiza Mana kandi urahebuje, uri mwiza Mana kandi urahebuje, uri mwiza Mana kandi urahebuje. Ndabakiriye mu kiganiro, nitwa Uwiringiyimana Theogene, abantu bakunda kunyita Theo bose babireba. Ni izina rikomoka, bose babireba ni izina rikomoka mu bikorwa cyangwa se mu mirimo cyangwa se mu murimo w'Imana nakoze cyangwa se nkora. Ni izina ry'akazi niko twaryita, cyangwa se izina ry'umurimo w'Imana nkora. Abantu niryo bazi cyane. Iyo uvuze Theo benshi bategereza kumenya nimba ari Theo bose babireba cyangwa ari Theo wundi. Hanyuma byatumye nyine Theo bose babireba rintandukanya na ba Theo bandi. Ndabanezerewe, ndabishimiye. Muri uyu mwaka ndatekereza ko iki ni cyo kiganiro cyangwa se niwo mwanya mbonye ngiye kuganira n'abantu ibintu bifitanye isano n'ibyo nkora, bifitanye isano n'umuziki kandi bindeba cyane cyane ku ruhare rwanjye jyenyine. Uyu munsi rero turaganira ku ndirimbo imwe mu ndirimbo naririmbye mu myaka ishize. Nari ngiye kuvuga ngo kera ariko nsanga
ntago navuga ngo ni iza kera ahubwo nizo natangiriyeho kuko nanjye numva ntaraba uwa kera ndacyari umuntu wa vuba kuko hari abantu bakuru banduta bandusha amateka bamaze kureba byinshi ntarareba babonye n'ibyo ntabonye ndashima Imana rero nubwo buryo tugiye kuganiramo indirimbo turi buganire ni indirimbo yitwa ngo ibigeragezo sikarande iba kuri alubumu yanjye ya kabiri ikaba ari yo ndirimbo yitiriwe iyo alubumu ikaba ari indirimbo nakoze mu mwaka w'ibihumbi 2007 nsohora iyo alubumu byari ku itariki 17 nibwo nayikuye muri studio nyifata mu ntoki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2007 kugeza uyu munsi ni indirimbo icyumvikana mu bantu ni indirimbo ntashobora kujya mu bitaramo ngo mveyo ntayiririmbye ntibirabaho na rimwe niyo naba ari ahantu wenda mu kinyarwanda ibyo bavuga ngo kwinyuza ahantu biramutse bibaye ngombwa ko ndirimba iyo ngiyo mba ngomba kuyiririmba imeze mbese nk'ikirangantego kiranga indirimbo zanjye usibye ko atari nayo yonyine ariko kuko ariyo turi buganireho niyo ndi buvugeho cyane kandi ndatekereza ko biri buze kutugendekera neza nimba ari ubwa mbere ujye kumva amateka y'iyi ndirimbo nimba hari ahandi nigeze nyivugaho ukabyumva n'ibyizo ndabikwibutsa cyangwa wongere ubyibuke ariko buri ndirimbo nagiye ndirimba akenshi zabaga zifite impamvu iyi rero impamvu nayihisemo nkahitamo indirimbo iri kuri alubumu ya kabiri kandi mfite alubumu ya mbere nuko alubumu ya mbere niyo yanteye gutekereza cyane kuririmba iyi ndirimbo nuko ngo nibizakunda ubutaha wenda tukavuga ku yindi ndirimbo twazavuga no kuri alubumu ya mbere nibutsa abantu ko izi ndirimbo abantu bajya bazifatanya cyangwa bakabyitiranya hari abantu bazi ko bose babireba n'ibigeragezo ari alubumu imwe nasohoreye hamwe ariko ntago ariko bimeze ahubwo ibigeragezo cyangwa se ibigeragezo sikarande na alubumu kwayo ariko yamenyekanye cyane ituma na alubumu ya mbere igira imbaraga muri yo zirazamukana ariko ubundi ntago ariyo alubumu ya mbere kandi bose babireba n'ibigeragezo na alubumu zitandukanye alubumu ya mbere yitwaga bose babireba nk'uko n'ubundi yitwa hakabaho indirimbo yitwa icyifuzo ari nayo bahinduye bayita bose babireba iyo ndirimbo yari iri kumwe n'izitwa ngo Imana ikizurubwa hariho n'izindi hanyuma ntago ndi bubitindeho ariko alubumu ya kabiri yo niyo iriho ibigeragezo ikabaho izivuga ngo Imana ni gutoranya nayibaririmbiye ikabaho indirimbo yitwa ngo uburabyo burambaye n'izindi zigiye ziriho ariko turavuga kuri iyo ngiyo iyi ndirimbo rero njya kuyiririmba ikintu cyanteye kuvuga ngo nkatura n'akanwa kanjye nkavuga ngo ibigeragezo sikarande ni ukubera icyo nakita nk'ikimenyetso cy'ibyiza nari mbonye muri alubumu ya mbere yitwa bose babireba nari maze nkora iya mbere iyi ndirimbo alubumu ya mbere byarangoye biramvuna ntabizi mpuzagurika ntaziranye n'umuntu nabaza uwo mbajije ikintu ati ntabyo nzi uwo tuziranye nagisha inama akambwira ati ibyo bintu wagiyemo ni akazi kawe ntuzabishobora bamwe banca intege abandi barambwira bati n'abatari wowe byarabananiye hari abantu benshi n'uyu munsi turi inshuti n'icyo gihe twari inshuti ariko aho byarahageze abantu barambwira bati uribeshye cyane ntago waririmba umuntu agashingira aho ukomoka akavuga ati se wowe wiza ngahe tugasanga ntiwakirirwa uyavuga biteye isoni ubwo ndavuga icyo gihe kuko ubwo ndayavuga kandi nkumva mfite n'ishema ryayo kuko uko angana kose yangiriye umumaro noneho kunca intege byatumye nkora ntifitiye icyizere nkora mvuga ni bizakunde cyangwa birorere ariko nkiyumvamo gukora nkumva ntago ndi bubireke naryama nkumva nibyo ndota nagenda nkumva nibyo bitekerezo binzamo nuko hanyuma aho namaze gukorera iyo alubumu bigoye nayimaranye igihe kirengeje amezi 3 kuko navuye kuva mu kwa 9 ku itariki 15
2006 ndinda ngeza mu matariki abanza y'umwaka wa 2007 ntarabonaho natanga indirimbo ngo bayicurange. Indirimbo nzijyana mu isoko nazana bamwe bacuruza udukasete bakazanga, yayishyiramo yareba amazina bakazinsubiza. Hari abambwiraga ngo ubuze kuzana iyi niyi. Ndibuka hari indirimbo imwe bigeze kumbaza, reba ko ubujyanye indirimbo zawe ugira ngo abantu bazikunde, wumva wikunze nawe uti niyumve. Nta na radio nagiraga, byasabaga ko nimba ngiye kumva iyo kasete nasohoye njya gutira radio, aho ari radio nkayishyiramo nkayumva. Ntago byari ibihe binyorohe. Noneho rero reba uyijyanye no ku mucuruzi nabaga ngira ngo nanayishyiramo njyungukiremo ndirimbi. Hanyuma hakaba igihe bayanga hari ubigeze kumbwira ngo ubuze kuzana indirimbo yitwa Umurengwe. Noneho kuko jyewe iyo ndirimbo nari narayumvishe mpita ngira ngo wenda yagize ngo ndi umuririmbyi muri iyo korari kuko abonye muzaniye gasete cyangwa se iyo tepu. Ubwo ni twa dugasete twa kera twari ku migozi. Noneho muri iyo ntambara navuga ngo itoroshye yo kugira ngo ibyo naririmbye bikunde, byatumye mpigira cyangwa mpagirira ibindi bitekerezo. Rero kubw'amahirwe nk'uko mubiza amahirwe abaho cyangwa umugambi w'Imana uba uri ku muntu bikazagera igihe bigakunda, nza kugira amahirwe umuntu umwe mu bantu bakoreraga mu isoko yemera kuyicuranga arayumva. Noneho yumvisha iya mbere irangiye yumva iya kabiri, ahindura uruhande kuri kasete ashyiramo yumva nizo ku rundi ruhande nk'ebyiri. Mu gihe yarayikuyemo nta kindi kintu arambwira, hahita haza umwe mu bantu bari hafi aho ahita amubwira ngo iyo kasete ngo wari urimo ucuranga ngo yingurishe ngo cyangwa ngo yinyereke nyire. Uwo muntu ayibonye arongera amubwira ngo yisubizemo. Ubwo urumva aho ndi nyine nawe urabyumva nicinyaga icyara avuga niyo abahazaga n'undi uvuga ati muyumve nkaguma nanjye numva. Byarangiye ayiguze aramubaza ngo nangahe, aramubwira ngo ni 1000, arakimuha. Noneho abonye ko ayicuranze bwa mbere bakayigura, n'undi nawe abarahageze ati hari indirimbo nari ndimo numva amanuka hejuru muri etage Nyabugogo. Ku bantu muzi Nyabugogo muri gare habamo inzu iri muri gare igeretse etage imwe. Aramanuka nawe araza arayigura. Nukuvuga ngo uko bayiguraga niko yongeraga gacuranga, bituma abyitaho kuruta bambere nazihaye bashyiramo bagakuramo nta nicyo bambwiye. Nta nubwo natinya kuvuga ko hariho n'uwambwiye nabi, ambwira amagambo atari meza sina ngombwa kuyasubiramo. Byose byari kugira ngo nzabone uko ndirimba ya yindi nababwiye turi buganireho yitwa Ibigeragezo, kandi ubwo ni nayo turi kuganiraho. Noneho byatumye uwo muntu izo nagendanye zose mu gapaki kabaga karimo 10 ambwira ati zisige, ati zinsigire ningoma kubona abakiriya uzagaruka nguha amafaranga. Hanyuma rero arangije ambwira ati kandi unsigire nimero ya telefone kugira ngo nizishira nzaguhamagara utuzanira izindi. Ikibazo kiba kiravutse aho nari ntaratunga telefone, ari ibintu biri kure cyane mu buzima bwanjye, ntabwo ibyo nabibaraga ko telefone byazanavamo vuba. Hanyuma sinamusigira telefone kuko ntayo nari mfite, ahubwo mpita mubwira ngo ejo nzagaruka kandi nitwaje izindi. Noneho muri uko kwitwaza izindi naraje nsanga ngo nabaye nkirenga umwanya muto cyane, ngo nta nubwo byamaze iminota 20 abantu barazimaze abura hankura. Noneho uko kubura hankura arategereza nkuko ni namubwiye ngo ejo nzaza. Ejo rero ngarutse naje nitwaje kandi gapaki cyangwa agakarito kari mu PS 10 tw'udutepu. Mageze nsanga yarantegereje nk'umuntu utegereje umushoramari nyine nawe urabyumva, yari yabonye ko ibintu bimeze neza. Ubwo twari twaravuganye ko azajya ampa amafaranga 700 agakuraho 300, bikamera nko kumuranguza kuri 700. Noneho muri uko kubona ko bazigura nanamushimire cyane, ahari yahita yimenya kandi no kumuvuga ni umuntu witwa Nkurunziza Jean Pierre. Yahise angira inama arambwira ati rero izi ndirimbo zawe ni nziza, ariko wowe kuba udafite telefone ukaba udafite uburyo wazangurisha master yizi ndirimbo, noneho tukumvikana ngewe nkajya nikorera amakopi nawe nkaguha amafaranga. Ntabwo natinya kuvuga ko azingurira yamenze
kuko ntekereza ko ukurikije ayo nayo nakoreye alubumu n'umuruho narushye n'amafaranga yampaye wenda ntari buvugire hano kuko yari make pe, nayafashe nabwo mvuga ni ubu se arayampa, kuko iyo avuga ati ndabyanze nta cyizere wenda ko nari bubone undi uzicuruza. Amaze kuyingurira ayo mafaranga niyo nafashe mpita njya gukoramo ya alubumu yitwa Ibigeragezo. Ngenda noneho namaze kubona ko ibintu bishoboka, nubwo byari gake mu kubara, ariko mu mutima nabonaga ikintu kinini, nkabona kwizera kwinshi, nkabona icyizere kinini, numva ntangiye kwaguka. Ndavuga nimba nkoze indirimbo 10 bakaba bampaye aya mafaranga, kandi yari amaze no kumbwira ati nawe nuzajya ukenera nk'izo kujya kugurisha uzajya uza nkuheho. Ubwo urumva nanjye yari gutangira akajya ndanguza, kuko ari we wari wabaye nkundushije ubwenge mu bigendanye no gukora ayo makasete. Hanyuma nahise nkora iyo alubumu mu gihe gito, yari isohotse muri uko kwezi kwa gatandatu ku itariki 17 nk'uko nabibabwiye. Uti kugira ngo ndirimbe ngo Ibigeragezo si karande byatewe n'iki? Muri ayo mezi yasigaye ntegura alubumu, indirimbo yarakomeje iramamara, barazigura, nkajya njyayo gufata aho yakoreshaga ku multiplier cyangwa se gutubura, iza mpaye nazijyana mu biterane zikagurwa. Noneho uko zamamara bakantumira, kandi uko bantumiye simbura icyo nsagura, uko kugira icyo nsagura rero bindemamo icyizere. Ntangira kuvuga ngo burya birashoboka, burya biracyashoboka, burya byakunda. Nangira kumva abantu bambona ngo uyu muntu ngo ni wa wundi waririmbye za ndirimbo. Ubwo urumva nta video nari bwakore, ntago mbese wari bumbone ngo umenye, ariko kuntumira cyane abantu bambona mu byumba by'amasengesho. Nakundaga kujya hitwa Kiruhura, nkajya Nyarugenge kuri ADPR, nkajya kuri ADPR Muhima, nkajya mu nsengero, nkajya za Gatenga, kandi hahurira abantu benshi. Ntangira gutumirwa mu ntara, abantu bagashakisha uko bazangeraho. Hari n'abazaga bagahiga nk'uko wahiga umuntu, nta telefone, ntuzahatuye, narakodeshaga. Utavuga ngo wenda aho bakurangiye uzasanga ngihari, byarashobokaga ko usanga nimutse, kuko nimutse inshuro nyinshi ngenda nyine rimwe na rimwe bikanga, cyangwa ukavuga uti reka mve hano njya ahandi. Ariko hamwe n'Imana na cya cyizere nari mfite, ntangiriye alubumu ndayikora, irasohoka. Noneho isohotse yaje imeze nk'ishimangira koko k'Ibigeragezo atari karande. Noneho iyo nshuro sinari bujyane kasete ngo bambaze ngo ni zahe, ngo bambaze ngo ngubuze kuzana za zindi, ahubwo noneho uwambonaga yarambazaga ati nta zindi urakora. Iki kintu iyo nkigezeho binkururira mu mutima wanjye kubwira abantu ngo ikintu umutima uzakwemeza kandi cyiza ukakiyumvamo, ntuzacibwe intege nuko ubona ko utagifitiye ubushobozi cyane, cyangwa se gucibwa intege n'abantu bakubwira ngo hari abo byananiye. Nje ndi mu bantu bashoboye ibintu kandi mbwirwa ngo hari abo byananiye. Abantu bambwira ngo ntibishoboka, abantu bambwira ngo usibye nawe. Urumva iyo umuntu akubwiye ngo usibye nawe ngo na runaka, ahita akwereka icyo runaka kurusha, akakwereka uko runaka kuruta, noneho ku buryo uhita usigara wisuzuguye. Ariko ikintu kiri mu mutima, nkunda abantu bakunda kuvuga ngo gushaka ni ugushobora. Ubushobozi buva mu gushaka. Ndibuka ko ba bantu bambwiraga ngo wiririmba, nibwo batangiye maze gusohora Ibigeragezo si karande, nibwo batangiye kumbwira ngo ariko nguziko bya bintu ari byo, nguziko bya bintu bishoboka, nguziko ngo nsigaye ahantu hose ngo nkumva baziririmba, ngo nkumva abantu bavuga ngo Imana ikizurubwa, ngo natangiye kumva abantu bavuga ngo uzashima Imana bose babireba, nguziko ngo nzi umuntu ngo w'umukecuru. Umuntu mwegeze kumbwira ngo nzi umuntu w'umukecuru ngo waguze kasete, ngo arayigendana akajya gutira radio akayumvirayo, ngo akongera akayitahana. Undi arambwira ati jewe nzi umuntu wayiguze uyikodesha. Uko bambwira rero niko nakomeraga nkavuga nti Ibigeragezo si karande. Birashoboka ko uyu munsi hari ibikurushya,
hari ibyo unyuramo ukabona ntibikunda, ukareba hirya hino ukabona nta n'icyo ubona, watekereza mu bitekerezo umuntu runaka ukabona umufitiye n'ubwo hari n'igihe umuntu aba afite icyo yakumarira ugatinya kumwegera bitewe n'uko wisuzugura cyangwa ukuntu wifata, uko wumva umeze. Ariko nagira ngo mbabwire ngo iyi ndirimbo yitwa Ibigeragezo yakoze umurimo ukomeye ku buzima bwanjye, kandi yakoze n'umurimo ukomeye mu mitima y'abantu bayumvishe bakayikunda. Impamvu mba mvuze kuyikunda nuko hatabura na bamwe twagiye tujya impaka ngo ibyo bintu ngo ni inyuro, ngo ibyo bintu ngo ni amaganya, ariko njyewe bitewe n'ikiri muri nge ntabwo cyabaga ari nk'ikiri muri bo. Muri nge harimo ko ibigeragezo atari karande. Ubwo nintangiye kureba nimba ngurishije kasete ya mbere nzakora n'iya kabiri igurwe, kandi nkavuga nti ya mbere baramenze, ya kabiri nzapandishaho. Ibyo byari bitangiye kunyereka ko bitandukanye no guhinga umusiri, bitandukanye no gucukura tuwarete, bitandukanye no guhoma inzu y'umuntu ukazarinda uyihoma ukayirangiza utazi yaba akubwira ngo nzaguhemba ari uko urangije, akagutumaho abantu ngo nubihoma nabi sinzakwishyura. Ibintu nk'ibyo ngibyo ninangiye kubona ko habaho ubundi buryo kandi butarimo kuruha cyane cyangwa kubira ibyuya cyane nk'uko nabiraga ibyuya. Ubwo nimba navuze imisiri, hari abantu wenda imvugo zabo ziba atarizo, ariko ubundi imisiri ni nk'ibiraka, ikintu patana cyane cyane nk'umurima, ukaba wajya nko kuvuga uti uyu murima nzawufira cyangwa nzufiramo ibyatsi, nsharira ibivovo, nterera amakoma, urutoki ndushyire hariya rumeze neza bampembe. Hariho no guhinga igipatane ugatabira intabire ukabanjura, cyangwa se n'ibindi bintu bikorwa n'isuka cyangwa n'imirimo y'amaboko. Nari mbonye ko bitangiye gutandukana, ndavuga Ibigeragezo si karande. Iyi ndirimbo noneho isohotse bwa mbere abantu bayifashe amashusho, bayifashe ndahantu mu giterane, ubu ni mu karere ka Ngoma, ahantu ntekereza ko ari nka Musamvu kuri ADPR. Ubwo ni ADPR yo mu mujyi Ikibungo, kambivuge gutyo kugira ngo ubikurikira aze kubyumva. Tujyayo n'abandi bantu mwivuga butumwa, ari umuntu wandaritse anjyanayo, umuntu afataga kamera gato cyane. Ubu ni umupasiteri, Imana imuha umugisha, Imana yamukoresheje ibintu bikomeye, aradukamera. Arangije kubera ngo ko bari badukunze bafashijwe n'abavuga butumwa n'iki, abishyira kuri kasete ya manyote imwe nini bakoreshaga mu bihe byashize, arabitwoherereza nk'impano. Noneho nshaka umuntu ufite manyote yo gushyiramo iyo kasete, ndanamubura. Aho muboneye uwo nyihaye, arebye yuko bigoranye, aba DJ bari batangiye kwaduka ariko bitarakara ngo bishyuhe nk'ubu, ayishyira umuntu w'umudije. Umudije nawe azirebye izo ndirimbo azikuraho, azishyira kuri CD, ziba ziramamaye. Noneho zamamara hariho bose babireba, ikizuru ubwaho uburabyo burambaye, Imana nigutoranya. N'Ibigeragezo si karande, ari indirimbo 5 kandi ahantu mu giterane. Ubwo abantu bazirebye cyangwa bajya bazibonana ahantu tuba twambaye amakote y'imikara twese n'abo twari kumwe mu rusengero rudapavomye, abazabireba bazabibona. Icyo gihe nari ngifite umusatsi mwinshi, mbese mfite aforo nyinshi cyane, nari ntaramera gutya mu bireba. Noneho uwo muntu atangira kujya zicuruza. None uko kuzicuruza ku makasete nako ku masede, murambabarira, ku masede, byaje gutuma abantu bazihererekanya zambuka n'umupaka, ziba zigiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Batangira kuzibona. Uko bazibona zirakomeza ziragenda zitangira kujya zicurangwa no mu maradiyo y'u Burundi, batangira no kujya bazicuranga kuri televiziyo y'u Burundi. Muri ubwo buryo barazikuye kuri ya manyote bazishyira kuri CD. Mbabwira ko icyo gihe nacyo cyageze ntarashobora gutunga televiziyo ngo mbe nazireba, nanjye njya kuzireba ahandi, cyangwa nkajya kureba wa wundi wari ufite ya manyeto na cya gigasete akanshyiriramo. nawe Imana imuha umugisha, yitwa Butera Justin, ni umuntu wamfashije umurimo w'Imana mu myaka yashize, kandi Imana rwose yakoreye izamuhemba. Birangije uwo urumva mvuze urugendo rw'iyi ndirimbo. Iyo ndirimbo ibinyambukije i Burundi,
barantumira njyana na korari y'ahantu ku Kimihurura nimba atari ku Kacyiru, bimaze igihe kinini. Tujyana ahantu hitwa mu Kayanza, ngezeyo nsanga indirimbo barazimenye, nanjye baramenye, ariko batanzi utapfa kumbona ngo uhite umenya nk'abo mu cyaro. Mu mijyi ariho banzi kuko babaga bafite ayo mateleviziyo, abandi bumvira ku maradiyo. Ibintu naboneyeyo, impano nahereweyo, ni ibintu nshobora kukubwira ugihita nawe wongera ugashimangira ugatera kashe, ukavuga uti ibigeragezo si karande. Ziba zirambutse zigiye no mu bindi bihugu, zijya Tanzania, zijya mu Bugande, zinarengaho, ariko zigenda ziyobowe niyo yitwa ibigeragezo si karande. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bazi rero ko bose babireba, cyangwa se indirimbo yitwa Icyifuzo ari album imwe n'ibigeragezo si karande, ariko siko byari bimeze, ntabwo ariko byari bimeze. Nkomeje kuvuga wenda nko kuri urwo rugendo rw'iyo ndirimbo, kuko niyo yangendesheje ahantu henshi, ntumirwa bwa mbere mu Burundi, niyo yatumye ntumirwa. Ndabyibuka ninatumiwe n'umukozi w'Imana, ubu ni umwapotre bamwita Sostene Serukiza, akorera hano muri iki gihe, akorera hano mu Rwanda. Icyo gihe yakoreraga i Burundi, ahantu mperuka akorera muri iyi minsi ngira ngo ni mu Karumuna mu Bugesera. Ubwo nawe ahantu araramutse kuri iki kiganiro, Imana imuhe umugisha, arantumira n'abandi bantu ntari bwirirwe mvuga, ariko bose bakambwira baturirimbe ya yindi ivuga ngo bukongera bugacya. Umbonye wese akansuhuza avuga ngo uraho bugacya. Buriya inaha banyise bose babireba, ariko nko mu Burundi banyitaga bugacya. Nageragayo bavuga ngo bugacya, ntago bose babireba ntibabyitayeho, nkuko bahaye imbaraga ijambo rivuga ngo bukongera bugacya. Ngerayo ndatumirwa, birakomeza bimbera umugisha. Wajya kumva barakubwiye ngo tujyane, ngo tujye gusuhuza, ngo umuntu ukunda indirimbo yawe yitwa ibigeragezo si karande cyangwa bugacya. Wagera bakakubwira ngo ni minisitiri cyangwa ni umudepite, ukabona umuntu yakubashye, ugahita wibuka yuko ibyo bintu biri gutuma umuntu aguha agaciro. Hari abantu bakubwiraga ngo ntibyakunda, hari abantu bakubwiraga ngo ntibyashoboka. Nkibuka ko n'inshuti zanjye zambwiraga ngo ubwo ni igiki kikuvangiye ko wari muzima. Ariko nagira ngo mbabwire ngo umugambi w'Imana ku muntu ni munini. Byaje kugera naho ntumirwa njya mu rugo rw'umukuru rwahoze ari umukuru w'igihugu icyo gihe. Njyayo rimwe, njyayo kabiri, nsubirayo bwa gatatu, menyana n'abantu bakomeye baho. Umuntu akambwira tuzansure, nkabwira madamu, tukamanuka tugafata pasiporo, tukajya i Bujumbura, abantu bakadutembereza kuri Tanganyika, bakakujyana muri hoteli ukarya. Mbese reka mbabwire ibigeragezo si karande rwose. N'uyu munsi uramutse ugeragezwa, n'uyu munsi uramutse ufite ibibazo, n'uyu munsi uramutse ugowe, nagira ngo nkwibwirire ko ibigeragezo si karande. Iracyari mu ndirimbo, nanjye ngenda nkavuga nti iyakoze bya bindi, yakemuye bya bibazo, yaturinze turi imfubyi. Ngira mushiki wanjye umwe tuvukana twabayeho mu buzima bugoye, ariko n'uyu munsi turacyariho. Bimpa icyizere niyo mba mbona byakomeye, nk'uko muzi mu isi ibintu bigorana. Ariko ndavuga nti se ubu ngira ubwoba koko naravuye hahandi, nkavuga nti ibigeragezo si karande. Indirimbo iramfasha, indirimbo impuza n'abantu, indirimbo impa inshuti. Mbabwira ikintu gikomeye nibuka cyane kuri yo, niyo ifite amateka menshi nubwo n'izindi ziyafite, ariko niyo ndirimbo ncuruza ubukasete bw'imigozi, bigera ku rwego izo kasete zonyine amafaranga nazikuyemo nageze ku rwego nguramo imodoka. Niyo ndirimbo yanguriye imodoka bwa mbere, ngura imodoka irengeje amafaranga arenga miliyoni 3 icyo gihe, wumve ko ari hambere. Hanyuma ndanasagura, ariyo yonyine yakoreye. Icyo ni ikintu gitangaje. Ntekereza ko nta wundi muntu uhari nzi, barahari ariko ntazi cyangwa bataduhaye ubuhamya, wacuruje amakasete y'imigozi, ibyo bita tepu, kugera ku rwego uyaguramo imodoka ari album imwe kandi wahimbye yawe. Kandi ubwo igihe naguriye imodoka, icyo gihe nari ntarakora na video yazo. Nyuma biza kumbera umugisha, mbona nkuramo andi mafaranga, bituma nkora
video, nkora alubumu yayo ya video, nabwo ariyo ibyikozemo. Indirimbo nazo amasedaje ziramamara, noneho bikubaka nka 5 no kurenga, biba bintu byinshi binyisukaho, kandi byitwa imigisha, byitwa amahirwe. Ariko nibuka ko nabanje kugorwa, niyo mpamvu navuze nti kubigeragezo ndakubwira ngo ntibihoraho. Ikikugoye none ejo cyaba kidahari, ikikurushya none ejo cyaba kirushya undi, wowe waruhutse nubwo ntawe twifuza ko yaruha. Ariko isi niko imeze, ibibazo n'uruhererekane, n'ibyiza n'uruhererekane. Uyu munsi uba umeze neza, ejo undi nawe akaba ameze neza, kandi wari umeze neza ameze nabi. Birahererekana, ibibazo n'uruhererekane n'ibindi, kandi ubona ko ntacyo twabivugaho byinshi niko twabisanze. Rero nagira ngo mbwira abantu ko kuri iyi ndirimbo nibyo nayivugaho, nimba indirimbo yarampuje n'umukuru w'igihugu, ikampuza n'abakomeye, kandi ubwo nimba navuze mu mahanga, hano ho byari byaraciyemo kera, nagiye njya mu anniversaire y'abantu bakomeye, n'uyu munsi bagikomeye. Indirimbo yatumye mbona ibintu ntari kuzabona vuba, yihutisha amaso yanjye kureba ibintu byiza. Abantu munkurikiye mbabwire ko ibintu byiza umuntu abona ibyo abasha kubona. Ubu n'uyu munsi hari ibindi byiza ntarabona, kandi nanavuga ko nabonye byiza. Ariko icyo gihe Imana yihutishije amaso yanjye kureba ibyiza, ntangira no gutinya. Ukareba ibintu ukumva wabaza ngo iki ni igiki, mu gihe ukivuga ngo nabaza icyo ukabona n'iki ntacyo uzi, mu kanya ukabona naki, ugahita ubona uri mu isi y'ibintu utazi, kandi abantu ukabona baramenyereye babibamo. Icyo nacyo ni ikimenyetso k'ibigerageza atari karande. Niyo ndirimbo yatumye umuntu anegera indege, yishyura tike, aravuga ati ntugende n'imodoka, mvaho nari ngiye njya, mvaho nari ndi njya ahandi. Nanjye numva uko kugenda mu ndege bimera. Iryo ni ijambo nanone ryo kuvuga ngo ibigeragezo si karande, kugera ku rwego namenyereye iby'indege. Sindi buvuge ngo mu ndege byagenze gute, urumva ugiyemo bwa mbere nabyo ni ibindi, ni ubuhamya nabwo bukomeye. Ariko ibigeragezo si karande. Niyo ndirimbo nahisemo ko tuganira, kandi ibyo ngerageje kuyivugaho ni ibyo mboreraho no kubashimira mwebwe mudukurikiye muri iki kiganiro. Mbabwira ko nimba hari ukuntu wumvaga wifitiye icyizere gike, wiyongeremo icyizere, utitaye ko uyu munsi wenda ntacyo ufite ubona kigaragara, amahirwe nayabaho, inzira isaha iyo ari yo yose yaboneka, irembo ryakinguka, uburyo bwaboneka. Ndumva rero kubijyanye no kuvuga ku ndirimbo, uyu munsi twavuze kuri iyi ndirimbo yitwa ibigeragezo si karande. Wenda nibikunda ubutaha muzatanga inama cyangwa se muzatange komenti, muvuge muti azavuge no kuri iyi ngiyi twumve, kuko navuga ku ndirimbo nibura indirimbo mfitiye ubuhamya zarenga nk'ijana. Mu ndirimbo zirenga 200 mfite, izo mfitiye ubuhamya bukomeye nshobora kuvugaho bikagira icyo bikumarira, kuko nanjye mba numva hari icyo bimarira, hari icyo binyongeramo. Indirimbo zirenga 100 nazivuga, kandi ntayo mvuga nk'indi, kubera ko buri ndirimbo kenshi yagiye igira impamvu yayo, kandi yagusubizamo ibyiringiro cyangwa ikagukomeza. Mwakoze cyane rero, reka tujye no mu kanya ko guhimbaza Imana. Mve mu biganiro n'abaririmbire cyangwa se mbataramire mu mwanya muto ushoboka, kuko ntiwavuga ngo ni muremure. Ndashaka ko turi buze kuririmbana cyangwa se muri buze gukurikira indirimbo ngiye kuririmba. Ni indirimbo iba kuri alubumu ya 3, ikaba ari indirimbo yitwa Gukiranuka. Iyo ndirimbo yitwa Gukiranuka nayo niyo yitiriwe alubumu ya 3. Iyo alubumu ya 3 ibaho indirimbo abantu ntekereza ko nimba bakizibuka sinzi, habamo iyo ngiyo yitwa Gukiranuka, hakabamo indirimbo ivuga ngo ntuzapfa gupfa, hakabamo indirimbo yitwa Umuntu, n'izitwa ngo Yesu azaza, n'izindi.
ariko turataramana n'iyitwa kuko wakunze gukiranuka cyangwa n'izindi nka zingahe. Kandi mukomeze mugubwe neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, abari inyuma y'igihugu cy'u Rwanda mudukurikiye mukunda ibi biganiro cyangwa se mukunda iyi televiziyo. Imana ibaho umugisha, ni byiza cyane cyane ubwo nk'abanyarwanda muba mugomba kubyitaho muri hose, mukamenya ibibera iwanyu kandi mukabikunda nyine mukabimenya. Kuko wakunze gukiranuka nicyo nanjye nzagukiriza, kuko wanze ubugome bw'iyi si nicyo nzaguhera icyubahiro. Ibiguhiga ntibizabura, n'abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenya ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Ibiguhiga ntibizabura, n'abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenya ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Warababaye urihangana, urasuzugurwa uranatukwa, baguhinduye nk'umusazi ku musozi ubigitaramo. Barongera kukurega iki? Ko ngiye kuza nkahita mbaka ijambo. Ibiguhiga ntibizabura, yibabawe n'abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenya ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Ngira ngo murabyumvishe ko ntayirangije, ariko ni za mpamvu z'umwanya cyangwa se z'amasaha. Reka twongere turirimba n'indi ndirimbo muri iki gitaramo turimo. Nanone turirimba n'indirimbo ivuga ngo ntawe bitabera. Iyo nayo iba kuri alubumu ya 4 yitwa Ntawe Bitabera. Ibaho indirimbo zitwa ngo Umubyeyi, ibaho indirimbo zitwa ngo Harahirwa Umuntu, n'izindi kubakizibuka. Muzagenda muzajya muzibuka izo byabaga biri kumwe, kuko nazo zabayeho cyane hakiriho uburyo bwa kasete. Ubwo nayo ngeze kuri alubumu ya 4. Iravuga ngo nta muntu bitabera, nta n'uwo bitakwira, nuko bitinda kuza. Uri umuntu nk'abandi, nta tandukaniro. Imana ikwibutse none, ejo abantu bakuyoberwa, wakambara ukaberwa keretse utabibonye. Abantu bagukunda ni wawe hakagendwa, kuko iyo yaguhaye uhambira bareba. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha, ibindi ntibikureba wowe kemura icyo. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha, ibindi ntibikureba wowe kemura icyo. Abigishwa ba Yesu baramubajije bati, iriya mpumyi tubonye mbese n'icyaha kiwabo cyangwa se n'icye bwite? Arabasubiza ati, ntago ari icyaha kiwabo, nta nubwo ari icye bwite, ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we.
Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose, aho waba uri hose, upfa kuyubaha, ibindi ntibikureba, wowe kemura icyo. Hariho igihe kimwe bizasobanuka, abakubonye kera wambaye y'urugamba bakakuyoberwa, bazajya impaka cyane bati uriya ni wa wundi, abandi batisiwe, abandi batasa nawe, nawe uzaza ubabwire uti nijye, ijuru ryaranyibutse. Iyo nayo ni indirimbo iri kuri alubumu ya 4, ikaba ari indirimbo yitwa Ntawe Bitabera, ari nako alubumu yitwa Zose zabaga ziriho indirimbo 10. Ikaba ari indirimbo nayo nkunda cyane, ubwo abakunzi bayo cyangwa abakunzi banje nayo ndayibatuye. Hakabaho indi ndirimbo nayo ndi buririmbe iri kuri alubumu ya 5, ikaba ari indirimbo yitwa ngo Inkurira nzibaye impamo, bambwiye ko wanyitangiye, ndahanyanyaza sinemera, ngira ngo wenda byakoze undi, ariko none menye neza ko wagiye ku musaraba, ukawugwa ugira ngo mbeho, nkwitura iki ko ntacyo mfite, mukunzi mwiza nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye, mukunzi mwiza nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye, mukunzi mwiza nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye, mukunzi mwiza nzi kunyumva, akira irishimwe ngushimiye. Iyo nayo ni indirimbo nzi neza ko ifite abantu benshi bayikunda, biterwa nuko njya mu bitaramo nkumva iz'abantu bansaba cyangwa bambaza cyangwa bambwira batuzi turirimbire, ikunda kuza ku rutonde cyane mu dupapuro nakiri iyo ndi mu ibitaramo bikibaho cyangwa se kibaho igihe cyo kwidagadura, covid itaraza, byari ibintu mbona yuko ngenda nayiteguye hafi. Hanyuma iyo iri kuri alubumu ya 5, ariko alubumu ya 5 yo yitiriwe indirimbo yitwa Soko Imara Inyota, ikaba ari yo alubumu ya 5. Nayo ni indirimbo mwakunze cyane kandi nanjye ntikuyemo. Nayo ni indirimbo naririmbaho gakeya kugira ngo kuko nyivuza abantu hatagira uvuga ati kuki utayituririmbiye kandi turi mu gitaramo. Ikaba ari indirimbo ivuga ngo Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Waje mu isi ntibakwemera, bagutera utwatsi barahakana, ariko namenye ko byari igihe mwami nguze, waraje ukora icyo wagombaga gukora. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Twebwe abo wakuye kure, nta mahirwe twari dufite, kuko twari dupfuye rubi, waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo buhoraho. Soko imara inyota,
soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Iyo nayo ni indirimbo iyoboye album ya gatanu kuko ariko yitiriwe, nkaba nyiririmbye muri iki gitaramo turimo, kandi mukomeze kugubwa neza, mukomeze guhabwa umugisha n'uyu mwanya turimo, Imana ikomeze ibagirire neza. Turimo tugana ku musozo w'igitaramo, ndumva ndi baririmbira indi ndirimbo imwe iri mu ndirimbo nazo ngira ngo yo iri kuri album ya gatandatu. Ikaba ari indirimbo maze iminsi mbona abantu bayivugaho, abandi bayiririmba, bayipostinga. Indirimbo yitwa Agaciro. Iyo ndirimbo yitwa Agaciro ni indirimbo naririmbye iri kuri album ya gatandatu. Ubwo tuvuye kuri album ya gatanu, haruma album ya gatandatu ikaba iriho n'indi ndirimbo yitwa ngo turirimbe duhanike, n'izindi rimwe na rimwe ushobora gusanga uzizi utazi ngo ziri ku iyi album, uko iminsi igenda ishira barazivangavanga ntubimenye. Ni indirimbo ivuga ngo imitima y'abantu irahagaze, ntibakiryama ngo bashaka kubona wangara, iyo ntibazabibona amerwe nasubire mwisaho, amerwe nasubire mwisaho. Nzashikama nka leta y'u Rwanda cyangwa Daniel ari Babuloni, nindagiza nihesha agaciro kuko nta muntu wakaguha. Iyeri riri mu kera niza ntabara, iyeri riri mu kera niza nkozi isoni, iyeri riri mu kera niza ntabara, iyeri riri mu kera niza gutabara, iyeri riri mu kera niza dukoza isoni. Ubwo nkaba mbabwiye no kuri album ya gatandatu, kandi akaba ari nayo ndirimbo dusorejeho. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mukomeze kugubwa neza aho muri.